gutwika narose nabi. Promise me something. Nsezeranye ikintu kimwe. Icyo ari cyo cyose wumve umugore ari mubi ameze nabi. Bury me with my golden arm. Nimfa muzankingurane kano kaboko kanjye ka zahabu. Umva inzozi ze ngo kuba mwiza byari nk'ikiyobya kuri we. Nsezeranya. Yego ndabyemeye. Bivuge. I will bury you with your golden arm. Nzagushingurana akaboko kawe ka zahabu. Nyagasani. Umugore ameze nabi. Kanseri yo kuba yambaye zahabu barayicengeje mu mubiri, urumva akaboko kaba kagomba kuba gafashe muri zahabu neza. Baramubwiye ati gakora, avuga ataho kugira ngo mfe nsa nabi nzapfe ntwika. Aremera arapfa. Narwaye kanseri tu. Gusa yavuze ati nimfa muzankingurana akaboko kanjye ka zahabu. Nzajyane mumva fresheri. Kandi akaboko nacyo kari kamutwaye, ariko ngo gushaka gutwika ngo hahire rimwe nawe undebere. Umugore nuko ibyo byagenze. Bata umugore nuko yapfuye akanuye kuko umukobwa wari mwiza muri karitsiye nuko yapfuye. Yishwe n'iki? Yishwe n'agakanseri k'ibihaha, guhumeka zahabu. Umugabo atangiye gukanura atyo, akanura nka patikopi. Umugore warapfuye areba apfanye yabwiye umugabo atunkingurane zahabu. Ubu tuvugana nshobora kuba ndi gusobanura filime patikopi ari kunywa nk'inzoga ahantu, nubwo ntari shuwa neza. Umugore bamushinguranye zahabu. Kumbe hano hari ahantu umugore yari yaranditse ngo ndagukunda. Umugabo yaje kuhareba, umugore amusize mu ideni. Uriya mugore amaze gupfana akazi kari kagihari. And when that recession hit, nobody was buying handcrafted furniture. Uriya mugabo rero n'ibintu byakomeje kugenda bihinduka, ibintu yakoraga by'imbaha baza bitangira kubura abakiri. Akazi nyine hari igihe kagera ukakanga. Dore amadeni ya banki ukuntu bari kuyamwishyuza. Yari yaragurishije ibimodoka bye byamufashaga akazi. Yakideni rya banki, umugabo batangiye kumwishyuza, banki iri kumwishyuza. Banki urabizi ibintu byayo. Abantu muri kureba iyi filime byibura ngo ibamare stress bagize amadeni ya banki.